Hello my people. Turabakiriye kuri YouTube channel yacu, tubahaye ikaze muri uyu mwanya, muze mutugane, mutujoininge, muze dufatanye namwe, turabakeneye, tubahaye ikaze mwese. Ngiye uvuga ni Tesi, ndi kumwe na mugenzi wanjye Nana. Tubahaye ikaze kuri YouTube channel yacu, ni Tesi na Nana. Muze rero turabakeneye, dukeneye ibitekerezo byanyu, dukeneye namwe kubumva, tubahaye ikaze. Muze mutujoininge, hano nta rungu muzagira kuri YouTube channel yacu, ibyo byo turabibijeje. Yego. Nana, uri kubyumva gute? Niki wabwira abakunzi bacu? Icyo nababwira rero nkanjye Nana. Turabishimiye cyane, tubafitiye amatsiko, turashaka kubumva, kumva mutubwira ngo bino bintu bimeze gutya, kumuka tubikora mu byumva. Mbese turabajoininze muri famille yacu. Imiryango kutwumva, muze mutujoininge. None hari n'ikindi, hari abantu benshi bakundaga kutubwira uko mudafungura YouTube channel, uko uyu munsi rero wa munsi wageze uyu nguyu. Muze mutwereke urwo rukundo, tubabone, tuganire twese tujye dufatanya kungurana ibitekerezo cyane. Uyu munsi rero tuje kuganira, tubafitiye iki biganiro byinshi tuzaganira kuri YouTube channel yacu. Tuzaganira hejuru y'umuryango cyane, niho tuzibanda. Tuzatuganira ku muryango, tuzavuga turebere hamwe impamvu ino generation yacu abantu batagishobora kubaka ingo. Hasigaye hari amadivorce menshi, amakimbirane menshi mu muryango. Ni iki kibitera? Byagenze gute? Ibyo rero nibyo tuzaganiraho, tuganira ukuntu dushobora gufata abana bacu neza, dushobora kurera abana bacu, tubahaye indangagaciro za Gikristo, tunaganira no ku buzima busanzwe, ibyo byose kubana neza n'abandi cyane. Ibyo byose tuzabiganiraho hano. Tubahaye ikaze rero, dukeneye ibitekerezo byanyu. Namwe muze twese dufatanye kubaka umuryango, turebe ibibura, ni ikihe kibazo, niki kibura kugira ngo umuryango ukomere. Rero tubahaye ikaze. Uyu munsi rero twaje kuvuga ni iyihe mpamvu abantu basigaye bakora ubukwe, basigaye bagira umushinga wo kubana ariko bataramara n'amezi 2 ngo baratandukanye. Iki kibitera? Nicyo rero twaje kuvuga uno munsi. Ubona ari iki kibitera Nana? Okay. Ngiye rero ukuntu mbona bino bintu. Abantu bajya mu rugo barangiza bagera mu rugo bikanga. Ngiye mbona bihera mwitangira. Bakiri guteretana. Kwa kundi guteretana n'umutipe. Uvuga ngo ngiyewe ushobora kuvuga ngo hari nk'abantu bakunda abantu kubera ko hari ikintu bakeneye. Kubw'inyungu. Uyu mutipe afite amafaranga, uyu mutipe afite ubushobozi, sibyo? Hakaba n'undi muntu ukunda nta kindi agendeyeho, just gusa yamukunze. Ariko naho nubwo tuvuga ngo abakobwa bakunda abatipe, n'abatipe niko basigaye bakora ubu ngubu. Mbere urabona mbere abakobwa nibo bakundaga, bafagaga ngo dukunda amafaranga, ngo umukobwa ntago yakunda umugabo udafite ibintu. Ariko ubu ngubu nyamara n'abahungu basigaye bameze ko sigaye none niko bimeze. Sigaye usanga n'abahungu asigaye ashaka umukobwa wifite. Urumva? Ugasanga rero ibyo bintu bitera amakimbirane mu rugo, ni nabyo bituma bisenya. Kubera ko ntago yaje yateguye kubaka urugo. Niba gusa yaje kuri ikintu runaka. Niba wa mukobwa afite amafaranga, afite amazu, afite se, ari hanze, kandi bya bintu biza bishira. Noneho ugasanga akurikiye cya kintu ngo umukobwa ari hanze, ni visa nta kindi azangezeyo. Hasigaye tuzirwara, dushaka tuzatandukana. Abakunzi igihugu. Nukuvuga ngo impamvu nyamukuru ngiye mbona ino generation yacu twagize irari ry'ibintu cyane kurusha zo kuvuga ngo mube mu rugo umugabo n'umugore, ukunze umuntu kubera ikintu runaka umukurikiyeho. Ibyo bintu ntabwo biramba. Byaramba gute? Ntabwo biramba kuko urumva ukurikiye ibyo ngibyo. Kuko kandi izo ngizo hari ugera mu rugo wavuze ngo urashaka umugabo ufite amafaranga, yamara kuhagera agashira amafaranga kamashira, akazi kagaragara, amafaranga akazaguruka n'umukobwa akagenda hanze akaja amafaranga uzi ko amafaranga agira amababa. Niko numvishije za bindi uba wizeye ukabona birashize. Ni nka kwa kundi ryaje muri ngo se ifatiro z'isi zisenyutse, umukiranutsi yabeshaho niki no kwizera. Rero za bintu wizeye iyo utakiri kubibona nyiri urugo rurakunanira. Urumva? Ugasanga hajemo amakimbirane kubera ko za faranga wakurikiye
ntazo ukiri kubona ugasanga amakimbirane atangiye utangiye gusuzugura umugabo amaziki niba nta mafaranga ufite ntazo ukiri kubona. Rero abantu twababwira ngo abantu nibabanze bagire ubundi kuki ushaka kubaka urugo ubanza utekereza ico kintu, kuko uja gusanga njyewe umugore n'umugabo kubera ko twahuye muri ico kirere gusa nyine c'amarari yo gukunda ibintu cyangwa ikigare oya nishaka tuvuge n'ikigare usanga ntitubone ntutekereza ngo urebe imbere urebe ingaruka urumva wisanze muri ico kintu ukunze umuntu kubera ikintu runaka wamukundiye urashitse ari umukobwa wisusama urabyaye ntureba za ngaruka z'umwana urumva usanga abana aribo baba inzirakarengane kandi twe turora umudubano bacu cyane pe ugasanga abantu umwana yarahangayitse umwana karazira ibintu atazi kubera wowe umugabo n'umugore. Abantu rero bazaza baje gushaka uzubanza ubipange ni nka kujya ujya kubaka inzu ntabwo ujya kubaka inzu ngo uhere kuri finisage uhera kuri fondasiyo sibyo ntabwo wajya kubaka inzu ngo wamuhera ngo reka nsakare urahera kuri fondasiyo kandi fondasiyo yawe utayikomeje inzira iragwa. Rero abantu bazabanza bahere hasi cyagiye mu iteretana ubanze unasenze n'abazimana erega fondasiyo ni wite wereka Imana n'uwo mushinga ugiye gutangira semana nibyo kuko ibyo ngiyemo ubirimo kandi Imana ijya ibikora cyane kuko Imana igishigikira ingo urumva ugomba kubanza ukaja gusenga ukabwira Imana ati rero ngiye gutangira no mushinga Mana bijyemo ungi imbere unyobore urumva Imana ushira Imana imbere mu bintu byawe byose kuko nta nubwo umuntu azi kwikubaka reka ni Imana ijya yubaka mw'abantu mwe ni Imana ijya yubaka mujye mubanza musenge mubaze Imana nurangiza Imana iguha icerekezo cyane noneho nushaka gutereta n'uwo mukobwa cyangwa umuhungu naza najya gutereta uwo mukobwa mujye mubanza muganire ubanze unamenye si umuntu tugiye kubana ubundi ameze gute urumva ubanze wige kuri uwo muntu umenye umuntu ibyo akunda umenye ibyo umuntu yanga kugira ngo utazaza bikuzanira amakimbirane niko kuri noneho kugira ngo mugende mwiganaho ntabwo wakwiga umuntu ngo umumenye ese bishoboka sinshobora kumwiga nagera mu rugo akanyihinduka ntabwo ntawe uzi umenya umuntu 100% sibyo ariko hari bikeya ushobora kumenya sibyo kandi iyo wagiye kubaka burya na erege iyo wakunze umuntu ikibazo twe dufite ntabwo tukigira rwa rukundo rwa agape rwa rukundo mbese ukunda umuntu gusa nta kintu ushingiyeho nta bindi bintu uvuga ngo mukurikiyeho ikintu runaka iyo ufite urwo rukundo rwa agape rero ugakunda umuntu ukavuga ati uyu muntu ndamukunda ukumva uramukunze nyine ukavuga ati ndamukunda dutangira ubuzima Imana niduha umugisha tukazamuka turi kumwe izibikora mukenane kubera ko ukunze wa muntu uzarebe iyo ukunze umuntu ntupfa kubona n'ikibi no kumubabarira biba byoroshye urumva kubera ko nta kintu runaka umukurikiye waramukunze gusa. Rero abantu rero iyo wanje gukunda ugakunda umuntu mugiye kubana uzunicara ukamutega n'amatwi ukamwumva ni hahandi wakundanye n'umuntu muza munaganira ukagenda umumenya gake sibyo kuko ntiwamumenya wese kuko urabizi ko abakobwa cyane tuba dukunda guhishinga so zacu z'amacenga iyo tukiri guteretana ariko iyo mwamaze kubana n'umuntu uzukinguraga zavyumva abantu bakabibona umugabo waje akabibona. Rero niyo mpamvu tugomba kubanza kwigana tukanaganira cyane buri wese akazatega mugenzi w'amatwi ukamwumva kuko iyo warangije kumva mugenzi wawe nta n'amakimbirane maze mukunda kugera mu rugo cyane kandi akamukubabarira cyane ukuntu twiga abakobwa ibyo kubara rwose abagore bakunda kubika inzika ukababarira ntibirangiye umugabo yakora ikintu ndakubabariye ariko ari ukunyuzaho gusa ariko yagaruka ngo nacagihe akazacyagi byagenze gutya n'iz'umwaka warangiye ariko bibaho ariko buriya mutema ntabwo babariye buriya yego ariko n'abagabo zatufuna arumva abagabo ikibazo cyabo nabiyo bakoze ikosa ntazapfa gusaba umugore imbabazi ni abagabo bakeya agakorera umugore ikosa akama yihagararaho hano abagabo bazatubwire
zagendeke gute kubera iki iyo bataza baca bugufi kandi bakoze amakosa kandi bakoze amakosa ariko kama ajya aho ngaho umugore akongera kandi ukaja gusaba imbabazi k'ikintu utakoze ngo kugira gusaba amaganza ariko nazo ni byiza abagore rero dukomeze tuganduke cyane uretse ko na Bibiliya yavuze ngo twege akazi kacu no kuganduka n'abagabo nabo mudukunde muduteteshe mbese batubwira amagambo meza ukora ibitangaza kuko abagore baroroshe cyane dukunda abantu batubwira neza abantu badutetesha umugore nasohoka umubwira urasa neza wambaye neza uri mwiza utwo ni utuntu tworoshe natwe tuganduke abagore tugira umutima mwiza kuko bavandi mu kuri guhari urugo ntabwo rwubakwa n'urukundo pe kandi mute hari umwigeze kuvuga ngicyo wasabishije amavi ukirindisha amavi amen bivuze ngo niba warasabye Imana ati Imana uyu mugabo ujye umurindisha n'amavi ntabwo ujye kugisha inama abashuti bawe ntabwo ujye kugisha inama ba sister ndaza nkabwira Imana uyu muntu ko yaramusabye byagenze gute se waramuma ese zino ngeso ko ntazo narinzi bimeze bite ko byacanze twatangiye kumpindurira kwari kumpindurira wa Mana wingira gute nukuvuga erega burya umugore wagishije Imana inama cyangwa umugabo ubwo rugo se bageze ngo gozana amakimbirane gute ntabwo uzumurega kabwira Imana ati Imana uriya mugabo cyangwa uriya mugore genda umuhindure niwe wamumara cyane kubera ko akenshi muri iki gihe ino generasiyo y'iki gihe abantu basigaye bubaka ukagira ngo ya magambo muze mubwirana ngo sheri bebe ukagira ngo ya magambo azahora iyo ugeze mu rugo agashira sheri ayo magambo azashira urumva ugasiga mvuga se ni wa muntu wageze unyandikira buri munsi akamuza amahoro ese uyu ni wa muntu wahora umbwira amagambo ndashobora no gusinzira akambuza gusinzira agatangira keraga kubera agasatani keraga yakwinjiye ubu nta kinkunda yaranyanze yagize gute izo bintu noneho wagendaga no hanze wumva incakura ziri aha hanze bakamakubwira ati iyo byagenze gutya umugabo ntabwo aba akwitayeho ntabwo ari cyo genda usenga Imana ibe mu rugo rwawe urumva aricyo kintu cya mbere ushira imbere ibindi byose biraza kuko urukundo ruza rushira hari n'ijambo riri muri Bibiliya reka ndashaka kuribasomera mu Migani 14 ku murongo wa mbere haravuga ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo ariko umupfu we ubwe ararusenya urumva umugore w'umutima wese yubaka urugo babyeyi wa mugore wihanganye biriya byose wa mugore abunye ku mavi aho arabwira Yesu wa mugore udaturugo hanze rero buri muntu wese yiyambaza Imana mu rugo rwiwe kugira ngo Imana imushigikire imuhe n'ubwenge sibyo kuko ubwenge nibwo bwubaka kuko urwo rukundo za shushu za bebe za kiza sweet biza bishira ugera mu rugo bigashira ahasigaye ugasigara gusa usenga ubaza Imana inama hari ikindi gipande kiri hano mu Migani 24 ku murongo wa gatatu haravuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka murumva abavandi ubwenge nibwo bwubaka urugo ubwenge bwagarutse kandi ngo rugakomezwa no kujijuka rero bya bindi bya sheri byanda gukunda bira ni nk'ibirungo urumva ukabyishyiramo oya ni ibirungo byo kurunga urugo rwawe ariko ikintu cubaka urugo n'ubwenge niko Bible yavuze niko ijambo ry'Imana ryavuze rero ahubwo dusenga Imana iduha ubwenge dushobore kubaka ingo zacu zigakomera nta handi rero twakura ubwo bwenge mu ijambo ry'Imana ugisha Imana inama muri iyi minsi ibintu birakomeye ibintu bimeze nabi abantu basenga Imana tugisha Imana inama noneho usome na Bibiliya unasengera urugo rwawe niba ubona imbogamizi ari umutware wawe genda ujye ku mavi umusengere ku mavi umwereke Imana niba ari umugore wawe genda umusengere kugira ngo izi ngaruka zitazaza ziza no ku bana bacu ugasanga bagize ibibazo ariko ababyeyi twubakire ku Mana niwo musingi wa mbere Imana niza yubaka urugo rugakomera naho abantu bo
gusenyera ukajegajega neza ugashira tibakubwira amagambo agukomeza bakubwira gusa amagambo y'urucantege rero tukomeje kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu turabishimiye kandi turanabashimiye kuba mudukurikirana mukomeze mudukurikirane Tesi Nana ibitekerezo byanyu birakenewe natwe muze mutubwire uko mubyumva nuko dushobora gufatanya kubaka ingo z'iki gihe Imana ibahe umugisha ciao 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 turakunda